urukundo rw'ubu rumeze nk'ikigori cyokeje, umwe awugura umurongo we agaha undi, gutyo hakazaza nyakugorwa. ngira ngo urumva iyo ushaka nyakugorwa usigarana igitiritiri. ntacyo bintwaye kuba ndi umuyede cyangwa se umukarani, ikizima ni uko abana banjye batabura. Imana umva y'amashengesho y'ababyeyi bacu, kandi Imana waruhure imihangayiko n'imibabaro bafite mu mitima yabo. Ndabigusabye Mana mbikuye ku mutima, kuko ababyeyi bacu barananiwe. Mukobwa nawe muhungu, ntuterwe indobo ntibikakurakaze cyangwa se ngo ubabare ku buryo wakwiyahura, kuko si buri umwe wese wavukiye kujya mu rukundo. Bigomba kubaho, kuko hari igihe muri ino si abantu badahuza. Kuba ubabaye hari abishimye, cyane ko bamwe na bamwe bari mu rukundo baba bati wawu rwarabahiriye, bavukiye kuba mu byishimo. Ariko ibyo ntukabyirengagize, kuko ibibi n'ibyiza muri ino si bigomba kubaho nta kundi. Yakire. Nibariza ababyeyi akantu kamwe, va mubyeyi we nureba iyi video, wakwifuza ukurikije uko uteye n'imico yawe, wakwifuza kubyara umwana waba ufite imico nk'iyo yawe, cyangwa mwanyuranye? Basi niwumvira ijambo rikunyuze, usiga igitekerezo cyawe, kuko ibitekerezo byanyu birakenewe. Kandi iyi video niwumva ikunyuze, uyisharinge kuri mugenzi wawe. Kuba utandebera video, ndabizi hari igihe na uploadinga video cyangwa se kuyipostinga wayibona kuri WhatsApp cyangwa se n'ahandi, ariko uyu nawe kuba utayireba n'abandi bayireba, kuba utanyifuriza icyiza n'abandi bamwifuriza icyiza, kuko naba umva nshuti yanjye ngo mwibire ibanga rito. Wowe natwerereye, niba mutwereye nkajya kumva ntindamuka numvishe ngo watandukanye n'umugore cyangwa se umugabo, igitsina, ndavuga ku bitsina byombi, mbwizuje ukuri nzaza unsu. Ntabwo nishingiye ubwo bugoryi bwanyu. Usenya urugo gute? Kuki umwe yarusenya we n'urugo? Fatanye n'abo musigaranye, nzababwiza iki koko? Ntabwo nakwishingira ubwo bugoryi bwanyu bwo kujya mu bintu ndashoboye. Numvishe niba umuntu agushatse kwizeye agukunze ngo uze wubake urugo, uje kumusenya, wakwigumiye iwanyu ukamuha igikoma ukarya. Kuki muba muje gukina n'abantu? Ngewe nk'utwereye nkabona ngo wasenya urugo, ntaza ukansubiza inkwano zanjye, nzababwira ngeze ryari? Mwagiye mumenya ubwenge. Bamwe muri twe uburyo bumwe dusigaranye, ndavuga abakene, uburyo bumwe dusigaranye bwo gutunga amafaranga, mu buryo bwo kuyatunga intoki gusa. Ntega amatwi wumve kano kanya, kubera ko ntawahagutwaza umubabaro wawe, ntihazagire n'ugutwara ibyishimo byawe ufite kano kanya. Ntugasuzugure umwana w'umukobwa w'umukene. Benshi muri bo baba baranze kuryamana n'abagabo ngo babone amafaranga.
Imana ibahe gutera imbere buri mukobwa wese wasobanukiwe agaciro ke karuta amafaranga. Ayo mafaranga baturatishaho, ndavuga abakobwa. Nta muntu, ndavuga abakene muri twebwe abantu dukennye, nta muntu wandangira indege yo kugura ya okaziyo yakoze. Mureka tujye dutera ubukene ubwoba ariko. Tega amatwi wumve kano kantu wa muntu. Ese umuntu yari yakwitaho ukagira ngo aragukunda kandi ari ukuguharara? Byakubaho. Ariko buriya abantu rimwe na rimwe munyamunangaza ukishimira ko umuntu utakimuvugisha. Buriya mwamwihora iki koko? Mukura nuzi ko nawe ubwe yamaze amezi 9 mu nda ya nyina, nta muntu n'umwe bavugana. Abantu muri mu rukundo muransetsa ngo bwije atakuvugishije. Aho wari uri cya gihe ninde mwavuganaga? Ntanzwe ukwezi cyangwa iminsi 5. Mune wamvugishije mwagiye mureka. Nyamara ntimukarenganya abakobwa. Ibaze kuba umukobwa biragoye. Ibaze gusubiza message 10 ku munsi kandi ziturutse ku basore batandukanye. Kandi izo message ukazisubiza muri mudu zitandukanye. Mu gihe kitarenze iminota 5 ukazibasubiza kandi bakumva bose bakunzwe. Ikintu gituma dutakaza abantu b'agaciro nuko twibagirwa icyaduhuje, tugaha umwanya icyadutaye. Muri kubyumva? Muri iyi si nutitondera amagambo y'abantu uzisanga wanze umuntu ufite umutima mwiza, umurenganyiriza ubusa. Ngo inkuru ziratuba ukumva amabwire, kandi nabwo ntukayitesha agaciro. Ushobora gusanga ari ukuri kandi ikindi ugasanga ari icyo kugukwangisha mugenzi wawe harimo ubanye neza. Ibyo wumvishe byose urita mu gutwi, uribike mu gutwi, nyuma uzashungure. Nibwo ubwawe wisanga wa muntu wanze, ugasanga ukunze ugiye gukunda indwara z'uyu muntu w'agaciro wari wifitiye umutima mwiza. Ubanza ushishoze, kuko umuntu niwe wisenyera, nta wundi ugusenyera, ahubwo wazana umuntu wo kugufasha kugusenya. Izina ry'umuntu ntibimwambura amahirwe ye. Mujye mubimenya. Kuba wamvuga utakwishimira ibikorwa byanjye nkora, ukamvuga ibibi, ndavuga guharabika, nta muntu utagira ibibi, ntabwo byambuza gutera imbere cyangwa se amahirwe yanjye n'imigisha yanjye. Kuko buri muntu wese nemera ko agira igeno rye. Ntabwo nakwikanira umugisha wawe ibyanakunda, kuko biba bisa ni nko kogosha intare uzi ko izahinduka imbwa. Atagukunda ari wa muntu wo kuguserereza, ni wa muntu uzajya kumva baraguhamagaye
ngo wanyeretse agafoto k'amatako. Mu by'ukuri utarajyayo utekereza ko azakubaha wagezeyo, wageze muri urwo rugo akubeshya, urata uri mwiza, warize. Icyo kibero ndagira ngo ubwire ko kirabora, ndagira ngo nkwibutse ko kibora. Umubiri twiratana ni ubusa. Warize, umuntu aragusambanya inshuro 20 nta utagira ngo ushimire Imana ko n'uwo musore wakubwira ngo muzajye kuwa gatanu ushatse wabera. Ubu abafite randevu cy'ejo bundi Gisenyi, shimira Imana ko yakurinze Rubavu na Gisenyi. Ubu haba hahiye, ntagize ubwenge. Ndagira ngo ushimire Imana ko kurinze iyo randevu yo kujya muri hoteli n'uwo musore bakubwira ngo ngiye kohereza iyo tike yangu. Uzabana muri ino segonda ndi kukubwira, uzabana abantu wese kuri kaminuza yabo, kuri dogiteri bafite. Ubu none abana banduye virusi, uza abana b'abakobwa bagiye kwandura virusi. Ubwo ntabwo murabuye. Iyo tike yihorere usubize. Ariko burareka mbabaze mw'abantu, gusambana ni iki cyafasha ku muntu? Ni iyihe nyungu? Muri make ni iyihe nyungu umuntu akora mu buzima usibye irari ry'umubiri? Ni iyihe nyungu iba mu gusambana? Mwagize ubwenge. Ndagira ngo ubwize ukuri, nubona iyi video ukumva ikugeze ku mutima, isharinge nyine ibitekerezo byanyu ko wayibona ngari kuyu nawe byo ntacyo bindeba, ntabwo byambuza umugisha wanjye. Sawa, murakoze kandi subscribe na comment, turabakunda cyane. Ciao ciao.